bamwe mu bantu bari mu buyobozi bw'umupira narababaje ni kuki abasifuzi batagihanwa. Baramwira bati Ndayisaba Saidi aherutse guhanwa nyuma ya match yarezwemo na Musanze ishira na AS Kigali cyagiye yiba Musanze yego cyakwizera Trezor aturuzi yirukanka amaniki itambaro ngo yarariri bibaza yarari icyo gihe rero ngo yarahanwe guhera ku munsi wa kabiri yongeye kugaruka kuri june ya gatandatu ariko ahanwa mu ibanga rikomeye cyane kubera iki byagizwe ibanga nuko yahanwe muri shampiyona ariko ajya gusifura match muri Ghana mu mukino mpuzamahanga. Murabyumva baramuhannye lokari babigira ibanga kugira ngo amenyekana bikamwicira amahirwe yo kujya gusifura. Ibyo ni byiza cyane, ni byiza kumukundisha kugira ngo niba ari ahantu yari kubona akaryo kandi biriya bintu mpuzamahanga biba birimo amafaranga. Harya access match bayisifura ni bibirira meruka inota 2 by'idolari ubibujije umuntu kamemu waba umudekuraje dukurikije uko bahembwa hano mu Rwanda 2 si nka miliyoni 2,800 n'amafaranga menshi cyane, amafaranga meza. Ubwo urumva kamemu federation yabigenje ariko ntibagomba guhora babahishira, nibagerageze gutunganya ibintu byabo. Buriya ntago tuvuga ngo umusifuzi ntiyakwibeshya iberi, oya umusifuzi ni umuntu, nanjye nawe n'undi yakwibeshya cyane ko tudafite VAR. Ibyo ni ibintu byumvikana, ni Burayi baribeshya ariko wakwibeshya rimwe, none se we wakwibeshya kabiri ku bintu bigaragara, wakwibeshya 3 4, none se buri juru ne hahora hari case. Mukuru yagira kesi, Musanze kagira kesi, Etenseri kagira kesi, Physique kagira kesi, tugahora mu nkiko buri gihe ntuzi ihora irega amakipe ahora arega. Iyi bari crisis. That one rero ibe ituruka mu kudakora neza inshingano zayo. Tugeze kuri juru ya Shanghai zavugwa ya 9 tugiye kuri juru ya 10 cyane, kujya kuri juru ya 10 hamaze kuregwa abasifuzi 4. Icyo kizavugwa mwabigira ishyirahamwe ngo muzarega mutarega kizavugwa nganye ibintu biri mu nzu yanyu. Musanze irarega, Etenseri irarega, Mukura abihuye baranditse cyajya biba ariko ikibazo bafite wari kandi nazo zabanje rega muribuka Rayon Sport irega Seki umusifuzi wabangiye igitego none muribuka Gasogi bayangira igitego cya Nkubana Maka Kensarega murabyibuka yese niyo yari batsinzereyo murabyibuka birazwi ko abasifuzi mu mazigiye mukora akazi kanyu nabi. Ni ibintu twafasheho umwanzuro ko tuzabivuga kugeza igihe muzumva yuko mukwiye gushyira ibintu ku murongo. Naho ibintu byo kwanga ngo murentimida mwandike ibirego murege kesi zanyu ziyaza kugeza mubishyize ku murongo. Ikibazo mfite isezo amakipe mato kuki aya makosa ari gukora ku makipe mato. Akipe ni ndabona byakozweho ni Etenseri niyo Rutsiro niyo Musanze, amakipe mato gusa na kipe ni biragaragara. Bivuga ngo nagari ikibazo na cy'ubushobozi buke byo kudasifura neza, ahubwo harimo kandi bagomba kubikosora kandi bazabikosora. Hanyuma mutababwese mujya ngo babikosora nabwo babikosora. Mu zindi updates nuko yitwa Bafetimbi Gomis, abantu baramuzi cyane ku myaka 39. Bafetimbi Gomis na kwa guserebura ko agenda afata hasi, yamaze kuritayaringa ameze nk'igisamagwe, amaze yaraye afashe umwanzuro nyine wo guhagarika gukina ruhago mu mikino 783 yakinnye, yatsinze ibitego 347, atanga assist 75. N'umugabo w'imyaka 39 yakiniye amakipe nkaza ikipe yamanutse mu Bwongereza nakundaga Swansea.